Tugiye kwakira Jonathan nawe mwakira n'amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane twakire Jonathan. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Jonathan. Mu rugo ni mu majyepfo, ndi umubarista ariko nta kazi ngira. Bishimye kugaruka. Ase ubundi ubu mutabeshye yo mu ndebye murabona ameze nk'umuntu w'ikirara. Je rero mu rugo nikiba mu cyaro mu rugo bigeze ku nago babivuze ko ndi ikirara ariko naketse ko ari je bayisi kirara. Mu rugo ndi umwana umwe ndi ikinege. Mvukana n'abana 9. Nyine kwai twagiye gusenga ari ku cyumweru. Noneho pastor ari kwigisha baravuze ngo umuntu urimo hano ngo umubyeyi nguzi ko afite umwana wamunaniye ngo nahaguruke dusenga Imana. Mu rugo ndi umwana umwe mbona mama arahagurutse. Noneho pastor arakomeza ngo niba urimo hano ukaba uri umupapa ukaba uri umugabo nawe uzi ko ufite umugore wakunaniye haguruka dusenga Imana. Papa nawe barahagurutse. Ndavuga ati papa aramporesha. Pastor arongera ngumva ngo niba urimo hano ngo nawe uri umugore ukaba ufite umugabo wakunaniye ngo nawe haguruka. Bibutse mama yari yahagurutse mu bafite abana babananiye. Yari ahagaze ahita akurura agatebe kari kamuri imbere agahagararaho. Iwacu mu majyepfo hari karitsiye bita muri Byugi n'ahantu hari irimbi. Muri Byugi n'ahantu hari irimbi. Noneho hari ukuntu abaturage babo bafata ukuntu bigize nk'ibyihebe mu kuntu umuturage atera umumotari yamugeza kuri rya rimbi umugenzi agahita abwira mutango hagarara ngo dore mu rugo ni hariya ngo niho ntaha. Babigize akamenyero abamotari bakajya babiba gutyo umumotari yakumva ngo yaratwaye muzima agahita yagisira moto akiruka. Rero reka umwana waturutse inaha Nyamirambo yaje gukora ikimotari wacu niho nahise ninya abantu b'inyamirambo. Umumotari umugenzi yaramuteze aramujyana nk'ibisanzwe bageze kuri rya rimbi umugenzi abwira mutango hagarara ngo do ngo nahamu hariya muri rya rimbi. Umumotari ngo rekaze ngo dutaha mwese. Noneho umugenzi avuga ngo nyine ngo ngiye ndi umuzimu ngo ntwaye ndi umuzimu. Umumotari ngo ahubwo se njye uracyari kumbona. Okay, kanshimire merci. Namuzaniye gift atambuka ze hano ejo kuwa gatatu tuvuye muri rihaso twari twagiye iwabo yari yagize anniversaire mu bikomera amashyi. Yagize anniversaire y'imyaka 33 akora kuze mwana bitwo nzi gukuze kuriyo oya buretse kwireba. Rero ejo nta kintu ari mfite cyo kumuha ariko nyine twaragiye video tuyikorera iwabo turanywa turarya turishima. Ariko nyine nagira ngo muhere impano hano. Ubundi imyaka yagize yaranunguye kuko uziko ira myaka yagize iwacu mu cyaro iyo umusore yigize akigaburirwa niwabo. Baratangira bakavuga ngo ura mwana w'umuhungu ngo nta kinazizaho ngo umwana ugeje imyaka 30 ngo agitaye iwabo ngo akigaburirwa n'ababyeyi ngo ni nako ngo nta kinazigezaho. Rero cyakoza ikintu nshimira Imana merci nagakigaburirwa niwabo kuko wenda arataha gusa arya mu gasozi agataha iwabo. Murakoze cyane. Bro, ko hari ibintu bitarimo. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro.
si ibyo gusa Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.